runezerewe bahora basenga aho ababyeyi bakunda ijambo ry'Imana. Bavandimwe rero, bushize ejo twize ku bana turera, abana b'imfubyi, ndetse twabonye ko hari n'imfubyi ziba umuntu yakwita ko ari imfubyi ariko akaba afite umubyeyi. Twabonye ko hari ababyeyi baba barapfuye bahagaze, bityo umwana akaba ari aho yibwira ngo afite umubyeyi ariko ntawe. Nk'uko rero twari twasezeranye, uyu munsi tugiye kwinjira mu rugo, mu muryango, noneho tujye mu rugo. Turareba ikintu kijya kitugora cyitwa gutega amatwi. Gutega amatwi. Reka dusenge. Turagushimye Data mwiza, tugushimiye ko waturinze. Ni kenshi tujye dushaka kukwegera ariko ntitubibashe. Data, turagusaba kugira ngo wowe ubwawe abo urambura ikiganza cyawe udufate dukomeze. Imiryango yacu igeze mu kaga, isi yacu irakamwa amakuru, tugeze mu gihe kigoye, ibihe birushya. Ndagusaba kugira ngo uduhe kuba abana bawe bazima, uduhe kwera imbuto z'ukuri, uduhe kwera imbuto zo kwera. Uzajya agera mu rugo rwacu ajya hakura umugisha Data, yuko akibona mu izina rya Yesu. Gutega amatwi. Ubu hagezweho ibintu byitwa ikoranabuhanga. WhatsApp yaciye ibintu. Muravugana n'umuntu ari kuri telefone, nta kureba mu maso, ahubwo ari kuri telefone arimo arakanda. Noneho ukibaza, uyu muntu aranyumva cyangwa ntanyumva? Urinjira muri biro y'umuntu ugasanga umuntu ari kuri internet, ari kuri Facebook. Ukamubwira, wowe ukabona ari yibereye mu bindi, ukavaho ukanaceceka. Neza avuga ati komeza ndakumva humura. Arakumva atakureba. Ibibazo biraho hose mubona, burya no mu ngo iwacu biriyo. No mu ngo iwacu biriyo. Kudatega mugenzi wawe amatwi ni ikibazo ubu ngubu kiri hose. Iyo ubajije umuntu niba yumva neza, aragusubiza ati birumvikana agiye ndumva, ngira ngo urabona ko nta kibazo mfite, nta wundi gipfa amatwi. Ariko kandi twitegereje neza dusanga ko kumvisha amatwi gusa bitandukanye no gutega amatwi. Gutega amatwi no kumva ni ibintu bibiri bitandukanye, bihabanye ndetse nta nubwo byegerana. Kudatega amatwi ni indwara yibasiye imiryango myinshi. Abashakashatsi bagaragaje ko 47% bumva ibyo babwira, cyangwa se baba bari mu ngo zabo akumva uwo bashakanye. 47%. Ubwo abasigaye 53% n'abatagira ikintu na kimwe bumva, ahubwo akaza wamubwira ugasanga nta kwitayeho. Abagabo benshi n'abagore bemeza ko iyo baganira nabo bashakanye batabitaho, yewe ngo ntibanabareba n'irihumye. Ese kumva no gutega amatwi mu rugo iwacu tubiha agaciro ki?
kumva kenshi iyo ubwiye umuntu arakumva, yabishaka atabishaka arakumva, akumva ibyo uvuga, akumva uranamusakuriza, yewe hari n'uvuga ati winsakuriza, cicika winsakuriza. Nuko yumvise iki? Yumvise urusaku, ariko mu by'ukuri ntabwo umubwira ntacyo yumva. Ariko gutega amatwi byo bifite ikindi bisobanura. Umuntu aricara akakumva neza, akakwitaho, ibyo uvuze habamo guhitamo, akavuga ati ariko uyu muntu ibintu avuga ni muzima cyangwa afite ikibazo. Ubwo aho haba hajemo guhitamo. Mu ngo nyinshi rero ibyo ntibikibaho, ibyo ntabwo bikibaho. Uwakoze ishyano ntabe mu kabari, bene data, ese no mu Adventiste akabari abantu basigaye bakajyamo? Bakajyamura? Abantu bajya mu kabari bakicaramo bakarimiriza, kabone nubwo yaba atanywa inzoga, akavuga ngo yagiye kumva ibitekerezo by'abandi bahungu. Ntabwo mujya mubyumva? Nagiye kumva ibitekerezo by'abandi bahungu. Ibyo biganiro biba mu kabari bitaba iwawe nawe bibaho biva. Abantu ntibakiganira nabo bashakanye, abantu ntibakiganira n'abana babo. Umuntu akagenda kabiyo akaza zivuye mu bakannyi. Yagera mu rugo akaba adashaka kuvuga n'ijambo rimwe, yewe n'umubwiye ntabwo ashobora kumwumva kuko amasaha aba yakuze. Ibitari ibyo hari ibindi byateye ku bakozi bo mu mabiro bafite za biro iwabo mu rugo. Ugasanga umuntu afite biro mu rugo, agataha agahita yinjira muri biro ye agatangira gukora akazi. Akazi turakimukana tukakavana aho twiriwe, ukaza ukinjira mu rugo. Nigeze kugira akazi, umuntu wankoreshaga arambwira ati rero ngiye kukugurira computer ifite imbaraga ku buryo itazigera izima. Computer ifite ubushobozi bwo gukora amasaha 12 itarazima, itarashiramo umuriro. Ni ukuvuga ngo mu masaha 12 uri ahantu hatari umuriro, aho ngaho yagerageza. Ati ikindi ndagushakira connection ya internet itagivaho kugira ngo ntazigera nkubura. Iyo yajyaga we ninjoro, yabaga ari muri Amerika, wakaba yandika. Twe iyo hano ari ninjoro ho haba ari ku manywa, wakirirwa yandika ambaza ibibazo. Urumva agenda aryamye arimo arambaza ibibazo. Igihe we agiye kuryama ngatangira ngasubiza, bukanyiriraho ntararangiza gusubiza ibibazo bye. Nkarara ntyo, najye kubona nkabona ijoro riratandukanye. Hari igihe nigeze kwicara saa 8 ziragera. Bikize ndavuga ariko uyu muntu ntabwo ari akazi gusa, ashobora kuba yarananguze. Ntabwo ampemba gusa, umenya yarananguze. Nibonye maze imyaka 2 ntaherukana n'abantu bo mu rugo rwanjye. Imyaka 2 ishize ntaherukana nabo. Kubera iki? Simbona umwanya wo kubatega amatwi ngo mbumve. Gutega amatwi ukumva. Ubu ngubu ikimaze kugaragara nuko 33 mu bantu 100 33 nibo babasha kuvuga
kandi bakanumvikana neza nabo bashakanye. 33 ubu noneho aho bigeze 47% bo bumva neza. 47% bumva neza. Ariko babandi bumva harimo abadashobora kuvuga noneho ngo ibyo yumvise mubashe kwicara munaganira. 33% bonyine nibo mushobora kwicara mukaganira mu rugo. Nukuvuga ngo izindi ngo 67 zo ziri mu mahenuka, zirimo zirasenyuka, zisenywe no kuba abantu badashobora kwicara hasi ngo bavugane. Gutega amatwi ntabwo ari byo byoroshye cyane, nicyo kintu gikomera kurusha ibindi byose. Biroroshye ko umuntu aza hano agatangira akimenyereza kuvuga akazaba umuntu w'intyoza ishobora kuvuga imbere y'abantu, abantu bose bakamwumva, nk'uko mwabonye abahanga bamwe nka Barack Obama basigaye bavuga. Birya biroroshye cyane, ariko birakomeye kugira ngo umuntu yige gutega amatwi. Kuko kwiga gutega amatwi byo biba bisaba ko wicara hasi ukajonjora ibyo wumvise. Bigufata umwanya rero, bisaba n'ubuhanga bwinshi. Hari amakosa akorwa mu ngo iwacu iyo turimo tuganira nabo twashakanye. Ikosa rya mbere rikomeye, buri muntu wese araza kubona mirye hano. Nzi neza ko nta muntu uva hano atabonye mirye. Ikosa rya mbere rikomeye ni uguca mu ijambo uwo muvugana. Uwo mwashakanye agatangira kuvuga, yatangira kuvuga ukamuca mu ijambo. Abaca abandi mu ijambo bamara igihe batekereza ibisubizo byo gutanga aho kugira ngo bumve igitekerezo cya bagenzi babo. Ukavuga utari warangiza ati ariko singuciye mu ijambo kandi yabirangije. Yamaze kuguca mu ijambo agatangira agakomerezaho. Uwo ni uwagize ikinyabupfura. Undi we araza agahita paf, ijambo ryawe akaritema agahita yinjiramo akavuga. Ndagira ngo mbabwire ngo benshi ingo nyinshi zisenyuka kubera iki kintu. Kubera ko udatuma mugenzi wawe avuga, ntumuha uburenganzira bwo kuvuga, umuciye mu ijambo rimwe, kabiri, gatatu. Abagabo bacibwa mu ijambo mu rugo babita ngo nikira ninge. None se abagore bo baciwe mu ijambo bitwa iki? Mwumve ko musubiza. Muzi kwiruka muvuga ngo inganzwa, ariko bo ntabwo mutekereza ko nabo baba baganjwe. Nta burenganzira ufite wowe mugabo umugore adafite. Afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye nk'uko nawe ufite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyawe. Mu Kinyarwanda twaboneye abagabo baciwe mu ijambo izina, ariko abagore twararibaburiye kuko bo twarabumagaje, twarabarangije bo. Ikosa rya kabiri byo tuzabigarukaho, kutitegereza uwo muvugana. Ibi njya mbipfa n'abantu benshi. Umuntu akaza hagusuza ati mwiriwe, kandi arimo aravugana n'undi. Yaguhereje akaboko arimo aravugana n'undi. Niba muganira n'umuntu wamwitegereje, wamuhaye umwanya wawe. Akaga noneho ibi bikunze gukorwa mu ngo cyane, bikunze gukorwa mu ngo nyinshi. Umuntu akaba arimo arakora ibye, arimo abara n'inkuru. Banza ubare inkuru nurangiza ubone gukora, cyangwa se banza ukore nurangiza ubone kuzubara inkuru. Ikosa rya gatatu, kurambirwa. Umuntu mukaganira, wajya kubona ukabona ibyo mwavuganaga yabivuyemo, yatangiye gukora ibindi, yarambiwe, agatangira kwayura, yishima mu mutwe, anareba mu muryango. Buriya bavuga ati wacecetse ko nakurambiwe. Nababwiye ko buri muntu wese ari buze kwibona.
ugasanga murimo muraganira n'umuntu, ndagira mubwire ko umuntu mwashakanye niwe muntu wenyine mufitanye isano wahisemo wenyine. Abandi bose waravutse usanga uvuka kwa kanaka. Naravutse nsanga iwacu, nsanga data ni data, sinamuhisemo. Mama ndamubona mbona nuwo, sinamuhisemo. Abana bawe urababyara, ntabwo arabuhitamo, uramubyara, isano mufitanye ko ari umwana wawe niyo ngiyo, ntayo wahisemo. Abavandimwe ni bimwe, ariko uwo mwashakanye niwe wenyine mufitanye isano wahisemo. Uwo muntu rero wagombye kumuha umwanya uhagije, mwagombye kuganira ntumurambirwe, kabone nubwo yakubwira ibintu by'amateshwa, byo we wakumva ko ari amateshwa, ariko we burya babiha agaciro gakomeye. Nta mpamvu rero yo kugira ngo we kumuganiriza, ngo muganire mugire igihe muza gusubika ibiganiro byanyu. Kuko iyo urambiwe usa nkaho waruzi ibyo ugiye kubwirwa, upretanda cyangwa se utekereza, uravuga uti uyu muntu ibyo agiye kuvuga ndabizi, ni bimwe ahoramo, warangiza ukabirambirwa, ugahita ubiklasa kubishyira hariya, ugatangira kwikorera ibindi. Ikosa rindi ni ugutoranya mu byo akubwiye. Umuntu akakubwira ukiyumviramo ibyo ushaka, ibyo udashaka ukajugunya. Ukiyumviramo ibyo ushaka, ibyo udashaka ukajugunya. Yakubwiye ibibazo by'amashuri y'abana, akubwiye ibibazo by'ibyo kurya mu rugo, akubwiye ibibazo by'imyenda, iby'amavuta yo kwisiga, n'iby'ibintu ajya asiga ku munwa, none se we biramubabaje. We rero warangiza ukicara kuvuga uti amashuri y'abana nayumvise, hari ibindi ngo nibikira. Kandi we yarashakaga ko icyo ubanza kumva bwa mbere ni umwenda. Wowe utangiriye ku mashuri y'abana. Yes, amashuri y'abana nibyo kurya. Abagabo kenshi dukunda kuba abita ngo n'aba generaliste, dukunda gufata ibintu muri rusange, ugafata ibyo wumva ngo bikomeye, twa tundi duto utwo twita detaye tukatwihorera, kandi turya nitwe dusenya urugo. Ibyo byo gutoranya ibyo wumva, iyo ni communication, ni ukumva, gutega amatwi. Ntabwo wamuteza amatwi ngo umwumve neza. Hari ikindi gikomeye cyane cyo kugenda umuntu mukaba murimo muraganira, warangiza ukikeka. Iryo ni ikosa rikomeye. Yakubwira ikintu atari ko urabona biriya bintu tubigenjeje gutya, tukabigenza gutya, ubona bitaba byiza, ukajya muri defensive, ugatangira kwisobanura nkaho bakwatatse, ugashinga urubanza. Atari ko nashakaga kukubwira ko uriya muryango uhindutse, ukajya ahangaha uti ntabwo, uti wowe ibintu urimo uvuga ubwo uratangiye ibyawe. None ugasanga ibintu byahindutse urubanza. Kubera iki? Urikeka ko bakwatatse tayari. Urikeka ko niba umuntu akubwira ngo duhindure umuryango, hari igihe mwigeze kuvugana, wenda uramubwira uti uyu muryango mbona umbangamiye kubera impamvu A B C D. Yakubwira atari ko uriya muryango tukoze neza gutya, wenda ntanavuga no kuwuhindura, avuga noneho kuwuhindurira structure yawo uko wubatse. Warangiza ugahita uzana bya bindi, noneho ukajya muri defensive utuma navuga. Ibyo bisenya ingo. Abantu benshi basenya ingo kubera kwirirwa baburana. Ibindi ni abantu bintumva. Ugasanga umuntu ntashobora kumenya na rimwe ibyo abwiwe. Umuntu akamubwira atari ko akajya navuga, ndabyibuka kera nkiri umwana,
hari ibintu abanyarwanda bajya batoza abana babo, mukunda abana bashanukara ariko rero abana burya umwana ushyanuka ni umwana mwiza kuko atanga ibitekerezo bye. Ariko mama yabaga arimo aganira n'undi muntu, nanjye nkatanga inyunganizi natanga inyunganizi agahita ndeba ikijisho nkamenya icyo ambwiye. Yahitaga agira atya agahindura ijisho gusa ngahita amenya icyo ambwiye, inyunganizi zanjye ngahita nzijyana. Ariko hari abantu nubwo baba ari bakuru umureba n'ijisho ntamenye icyo umubwiye, atumva rwose ari intumva. Ukaza ukabwira umuntu mu maso yawe habungamo amarira, ntabone ya marira yawe kubera iki? Ni intumva. Jye nari umwana nkamenya icyo bambwiye bandebye ijisho gusa, yahinduraga ijisho gusa nkahita mvuga nti buriya karabaye tu aranyica, cyo nzi cyo ikinyunguti cyane mugoroba ndakiriye. Ubwo nkaba nzi ko aho umushyitsi ari bugendere ndayabazwa. Ariko abandi bo abari na mukuru ntarebe ngo abashe gusoma mu maso h'uwo bashakanye, usome mu maso h'umugabo wawe, usome mu maso h'umugore wawe, umenye ngo ari mu yihe mood, ari mu kihe, afite na yahe marangamutima ye arimo amuranga. Uwo muntu naba ari intumva burya. Abo bantu burya imyumvire yabo ibigoye. Mu by'ukuri rero hari uburyo dukwiriye kumvamo kugira ngo nsoze. Ubwa mbere hari umuntu wumvisha umubiri we wose, umubiri wose rwose ukumva. Mwaba murimo muganira ukabona yakanuye amaso cyane, akanyuzamo akanasama, waba umukozana akayagira atya, urya muntu aba arimo kumva rero. Uyu umuntu arimo aranyumva rwose, turimo turagendana. Ugasanga umuntu arumvisha umubiri wose. Mwaba muganira ukavuga uyu muntu turi kumwe. Aho rero wa mugore we niba wumva utyo, wa mugabo we niba wumva utyo, umenye neza ko urugo rwawe uzarwubaka rwose. Uzarwubaka kubera ko utega amatwi ukumva neza. Cyo bita prêter l'attention. Ugaha umuntu umwanya wawe. Undi muntu wa kabiri ni uwumvisha amaso gusa. Kandi umuntu yakanuye rwose, amaso yamuvuye umutwe, akakureba nta kindi kintu akoze, ariko ukabona ko ibyo ari byo byose arimo arakureba, n'ibyo uvuga bikakwereka ko ashobora kuba byumva kuko arimo arakureba n'amaso yaravuga. Hari undi rero unyuzamo akayagira ati akajyanyeganyiza umutwe, umuntu wumvisha umutwe akayagira ati wagira ngo uvuze ibintu ati, ukabona umutwe arawujunguje, byamubihiye. Uwo muntu nawe byibuze arimo arakumva kandi akaguha ikimenyetso. Hari undi wumvisha rero ibiganza bye, akayagira atya, wabona kugira ngo arimo arabata indirimbo hano. Ukajya ugira akavuga ati, agatunga intoki akemeza ko ibintu ari byo. Uwo muntu arumva, murakurikirana ukabona ko akumva. Hari abandi rero yumvisha iminwa, ukabona yanyunye iminwa, ukabona yayifunguye, ukabona ko yumva. Hari abandi noneho ari naho nshaka ko tugera, umuntu wumvisha umutima we n'umubiri we rwose. Ukabona umutima we wose uri kuri wowe, n'umubiri we wose ukabona yaje rwose araho murimo muganirira.
uwo mwashakanye nawe ameze atyo azaba ari imbuto nziza kuri wowe. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi ntabwo ari ibintu umuntu avukana, ahubwo ni ibintu byigwa. Kandi kubyiga nta shuri uzajyamo ngo wicare, ahubwo ni ukubyimenyereza. Nababwiye ko tugomba kuba batambye ibingo zacu, siko bimeze? Tugomba kuba batambye ibingo zacu. Niba tugomba kuba batambye ibingo zacu, ni natwe barimu bingo zacu. Ba mwarimu wa mugenzi wawe, nawe abe mwarimu wawe. Mugomba kwicara hasi mukaganira, kandi umwe agategunda amatwi akamwumva, agategereza igisubizo akagihabwa, buhoro 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 buhoro. Urugo ni ishuri ridasohokwa. Nta muntu ujya afata diplome yo mu rugo. Andi mashuri yose turayiga tukayarangiza. Hari abo njya mbona ugasanga afite za PhD nk'eshanu, esheshatu, hari n'abagenda bakagera ku 10, ariko nta n'agapapuro ka certificate uzigera uvana mu rugo rwawe, kuko ntabwo uzigera urangiza kwiga. Wiga kuva ukirwinjiramo ukazarinda upfa ukiri mu ishuri, nabwo ntuba usohotse, ubusinziriye gusa uruhutse. Uraruhutse ariko ntusohotse. Hari diploma ujyanye se? Ntayo ujyana. Bene data, ndagira ngo mbasabe twige gutega amatwi neza. Kandi abantu ba mbere twumva baba ari abo dufite isano twahisemo, ari bo abo twashakanye. Imana ibahe umugisha, kandi ibahe gukomeza gutega amatwi neza, kugira ngo tujye tubasha kumva, twumvire, ni naho tuzabasha gutaha ijuru. Bitari ibyo ntacyo twageraho. Uwiteka duhe umugisha, kandi aduhe kubaka ingo nzima zizira icyasha. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ngaho mugire ijoro ryiza. Urugo runezerewe, bahora basenga, aho ababyeyi bakunda ijambo